igira iyitwa button ya power, ikagira na button ya hold. Kuko buriya gupimira mu ngero zo hejuru ikintu bigufasha n'ubundi nta kintu biri buze kuba kandi kwereka mezire neza nta kibazo. Guys, ngo ikaze ukurikiye Titan Menya TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, nagusaba gukora subscribe kugira ngo ubutaha amasomo anyura hano atazagucika kandi azakugeraho uri uwa mbere. Ubushize twari twize ku bijyanye na basic of electronics, ariko twiga ku ma component tugenda tuyanyuramo gake gake. Ndavuga nti ntabwo twakomeza kwiga ku ma component gusa aho tutize ngo ni gute twayapima, kubera ko i basic of electronics tugenda twigamo ama component mu buryo bugiye butandukanye, tuyigaho byinshi, ariko tugomba no kumenya ngo ese aya ma component ari electronic bayapima gute. Anshimira n'umusangira ngendo twandikiye muri comment ko tuvangamo n'icyongereza, kubera ko ibi bintu kubivuga mu Kinyarwanda gusa, Ikinyarwanda hari amagambo kiba kidafite mu buryo buhagije. Aya ni mpamvu tuzatugerageza no kubivuga muri terime z'icyongereza kugira ngo bibashe kumvikana. Rero iki gikoresho dufite hano ngira ngo mujye mukibonana abatekinisiye cyane bakunda kucyita appareil kuri tele, ariko mu cyongereza cyitwa digital multimeter. Impamvu rero cyitwa digital multimeter nuko urabona ko muri display yacyo haba harimo imibare. Iyi mibare niho hava iryo jambo digital, digit. Niyo mpamvu ubona muri display yacyo haba harimo imibare. Ku bindi multimeter ni ukuvuga ngo urumva ifitemo militi, irimo meta nyinshi kuko ipima ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ipima current, ipima voltage, ipima ama transistor, ipima ama diode, urumva ipima ibintu byinshi. Urwo ruhurirane rero rw'ayo ma meter n'ibyo bituma tuyita multimeter. Rero ngiye guha guidance z'ukuntu ushobora kuba watangira kuyikoresha mu gihe uyiguze ari ubwa mbere. Iyi ngiyi niyo iri common ikunda gukoreshwa cyane n'abatekinisiye hano mu Rwanda, ariko hari n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye ndetse zinakora n'ibintu byinshi kurenza iyi ngiyi. Ubwo reka tuyihambure turebe ngo ese iba irimo iki, cyangwa se iba ifitemo ibikimo imbere. Kugira ngo nk'uko mubibona iba ifitemo ibuye cyangwa se battery, ikagiramo n'iyi migozi. Imigozi tuyita probe cyangwa se amakordo, ngira ngo akaba arimo na multimeter. Iyo uyiguze ari ubwa mbere, iyi ngiyi narayikoresheje nuko nyine nagira ngo mbibereke, kuko iyo ari ubwa mbere gutya iba ifunze mu ishashi. N'iyi migozi nayo ikaba ifunze mu ishashi yayo, ndetse n'iyi battery nayo ikaba ifunze mu ishashi yayo, ariko ni kuriya biza bifunze. Iyo uyifashe ari ubwa mbere ukuraho iyi cover y'inyuma. Hanyuma urabona hano harimo amavisi atatu, ukabanza ukayakuramo kugira ngo ukureho iyi cover y'inyuma ugere aho ushyiriramo battery. Reka tubikore turebe, kugira ngo ubutaha nitutangira kwiga ama component tuzajya tuyiga ariko dushobora no kuyapima, kugira ngo tumenye ibintu turi kwiga neza kandi turusheho kubisobanukirwa. Rero imbere appareil yacu nuko ibiteye, cyangwa se multimeter yacu nuko ibiteye. Urabona battery bayambika kuri kano gafishi, urayizana. Urabona yaba yamenye ari kuri battery n'ayamenye ari muri appareil mo imbere, urabona byose bimeze kimwe. Rero iyo ugiye kubyambika urabibusanya. Iri ryinyo rinini rya battery urishyira kuri iri ryinyo ritoya rya appareil, aka gatoya ko kuri battery ugashyira kuri iri rinini rya appareil. Ubikora gutya. Ubu ngubu gutya uba warangije gupawaringa cyangwa se guha umuriro appareil yawe, ubishobora kuba yatangira gukora. Icyo tugiye gukora, tugiye kongera tuyifunge neza, ubundi turebe ukuntu appareil yacu turi buyikoreshe. Uri pressinga mu mwanya waryo byagenewe, ubundi ukongera ugasubizaho ya back cover, ukongera ugasubizamo amavisi yawe neza, ukayifunga kugira ngo appareil yawe ibe imeze fresh. Abona amavisi ubu ngubu
dusoje kuyafunga, urongera appareil yawe ukayisubiza muri kava yayo. Iyo appareil uri kuyikoresha ukaba uri ahantu hameze nk'aho hari hejuru yawe, ushobora kuba wakoresha igihando kugira ngo appareil yawe se niyeguka wowe ubashe kujya usoma neza mesure iri kuguha. Wabona ibyo bidahagije, ni display nayo ubwayo ibivamo, iba irotatinga. Urabona ushobora kuyirotatinga kuri degree runaka, niyo yaba iryamye gutya nayo ushobora kuyirotatinga. Urabona ko irarotatinga neza mu buryo bishobora kukwereka value z'ibintu uri gupima. Twari dukurikijeho mu gushyiramo izi probe. Hano tugira probe y'umukara ari nayo ijya muri iyi pot yitwa common. Urabona handitseho common, icyo bisobanuye. Iyi probe turaza tuyicomekamo hano muri common. Twazana n'iy'umutuku, ariko iy'umutuku yongera ngo urabona hariho pot nyinshi. Hari iyi ngiyi yanditseho 20 amp max milliamp, tukagira n'iyi ngiyi yanditseho volt na ohm. Bitewe n'ikintu dushaka gupima ugenda uyihindura, ariko izi pote ebyiri by'umwihariko zo zikoreshwa mu gihe uri gupima current iri gukoreshwa ku bikoresho runaka, cyangwa se mu gihe wacometse, wenda tubare wacometse televiziyo, ucomeka firigo, ucomeka n'ibindi byinshi, ugatavuga ati reka mbanze bipime ibi bintu biri gutwara current ingana gute, niho ukoresha izi pote ebyiri. Mu gihe atari ibyo ngibyo, ibindi byose ukoresha iyi pote iriho V n'aka kamenyetso ko mubibona, aka kamenyetso niko ka ohms cyangwa se resistance, tuyishingamo hano nayo. Ibi ngibi iyo birangiye, appareil yacu ubu ngubu iba yatangira gukora mu buryo busanzwe. Hano ikagira button ebyiri, igira iyitwa button ya power, ikagira na button ya hold. Iyi power niyo dukanda iyo dushaka kwatsa appareil yacu cyangwa se multimeter yacu. Mu gihe iyi ya hold ni mu gihe uri gupima mesure runaka, wenda tubare uri gupima umuriro, urawubonye ahantu uri gupima nyine, ubonye wenda tubonyemo wenda volte 30, ariko izo result ukaba ushaka kuba uzisevinze kugira ngo ubanze wenda uzandike ahantu runaka, cyangwa se nuza kuzikenera wongere uzirebeho mu gihe utarangira kuyikoresha. Uhita ukanda iyi button ya hold, izo data wabonye zikagumamo, zigumamo hano muri display, ntabwo zisevinga ahantu ngo ujye kuzireba, zose ziba zirimo hano muri display. Urugero tabibereke, turakanda hano ubundi yake, nimara kwaka tugiye gupima continuity, tugiye gukora continuity test. Continuity test ni ukugira iyo ikoreshwa mu gihe turi gupima ikintu tumenye niba ari conductor cyangwa se gifite ubushobozi bwo gutwara umuriro, cyangwa se gifite zero resistance, niho akenshi continuity ikora. Cyangwa se hari n'igihe kitaba gifite zero resistance, ubwo kikaba gifite low resistance. Ngira ngo urabona gutya, hano dufitemo zero resistance, kandi appareil inashyiraho alarm ikumvisha yuko nyine aho hantu harimo zero resistance, cyangwa se haba harimo low resistance, nabwo irabidisplay hari ikakwereka wenda ohms runaka 10, 20, byose irabikwereka. Ubwo rero tugiye guholdinga ziriya data, urabona turi kubona amazeru, bivuze ngo resistance ni zero. Nitumara kuyabona dute holding, twamaze kuyabona, then turahita dukanda hold. Urabona ya madata yacu yagumye muri appareil, mu gihe tuziri buze kuyakenera tongeye tuyandukura ahantu runaka wenda, ubundi bibe birarangiye. Ahangaha iki ni kimwe, ibyo guholdinga ngira ngo twese twabimenye icyo bikora ndetse n'aho bikenerwa. Tugiye noneho kwiga ibi bintu. Urabona iyi appareil ifiteho ibintu byinshi hano bigiye bitandukanye. Noneho tugiye kurebera hamwe ibi bintu byose ikintu bikora. Urabona hano dufitemo pointer tugenda dukaraga, ngira ngo iyo ugiye ku mutekinisiye ugenda ubona afata kano kantu agakaraga, ukabona nyine ni ibintu biri gucanga. Ibi ngibi nta kindi biba bimaze, ngira ngo nk'uko ubibona, urabona hari imibare igiye yandikishije umuhondo, indi yandikishije umweru, indi yandikishije umweru, gutyo umuhondo. Duhereye hano kuri kano k'umuhondo kuko ari konyine, ngira ngo sinzi niba hano biri kugaragara neza, hariho akamenyetso kameze nk'aka signal cyangwa sound
hakazaho n'akandi kamenyetso gatoya k'umuhondo. Aka kamenyetso ka sound ni akerekana ko ishobora gupima continuity kandi ikaguha alarm cyangwa se nyine igasakuza nyine mu buryo wumva ko ahantu uri gupima harimo zero resistance. Noneho aka kamenyetso kandi kariho ni aka diode, ngira ngo muri kukabona sinzi niba kabigaragara neza. Aka kamenyetso ka diode bisobanura ko nyine iyi function ishobora gupima continuity kongera gapima na diode cyangwa se ama transistor. Yego nicyo iyi ngiyi ikora. Twongera tukakurikizaho noneho iyi section y'umweru iri hano, ngira ngo mubibona ibiriho n'akamenyetso kayo cyangwa se akarango k'ibintu ikora. Urabona kano kamenyetso kariho hano ni akamenyetso ka ohms. Ohms ni unity ya resistance. Unity, iyo tuvuze unity ubundi ni ingero ibintu bipimwa mu rugero. Nk'urugero rw'uburebure, unity y'uburebure ni metero. Urumva aho ngaho nyine ni urugero rw'ifatizo ariko rw'uburebure. Rero kuri resistor unity ya resistance ni ohms. Aha ngaha rero niho zipimirwa. Urabona hagiye imibare itandukanye. Urugero, iyo ufashe resistor ukashaka kuyipima utusetting ahantu runaka bitewe na level iyo resistor yawe uri kuyibona. Kuko iyo ufashe resistor ukayireba utuvuga ati bon iyi resistor ushobora kuyibonera wenda nko muri kilo ohms nk'icumi. Nimba kilo ohms 10 urabona dufiteho kilo ohm 2, kilo ohm 20. Igihe tusettinga muri 20 kuko urumva ntabwo wasettinga muri 2 ngo uzabone izo result. Tugahita dukurikizaho indi section y'umuhondo iriho akamenyetso ka V n'akarongo n'utudomo dutatu turi munsi, ngira ngo hano muri kubibona hano uko bimeze. Ibi ngibi bisobanuye ko izi ngizi ni volt cyangwa se voltage ariko za DC. Hano uhakoresha mu gihe ugiye gupima voltage ariko za DC. Ngira ngo ahantu hose ugiye gupima buriya ubuzi range voltage ushobora kuhasanga yaba zirimo. Urugero ugiye gupima nka capacitor runaka, kuko capacitor wenda capacitor zazo zanditseho n'imibare. Urugero ushobora gusanga capacitor yanditseho volt 400. Nusanga yanditseho volt 400 urabona hano hariho volt 200, volt 2, volt 20, volt 200, volt 1000. Niyo usanga capacitor yawe yanditseho volt 400 ukigiye ari settinga pointer yawe hano muri volt 1000 kugira ngo appareil itaza kugira ikibazo igira mu gihe uri gupima. Tugakurikizaho nanone indi section y'umweru iriho akamenyetso ka V ndetse n'akarongo kinyuraguramo cyangwa se kanyurogotoye ku ruhande. Ibi ngibi bisobanuye ko izi ngizi ni volt ariko za AC cyangwa se za alternative current. Uyu muriro reg iduha cyangwa se dukoresha mu rugo, uriya niwo twita AC. Rero naho tuwupimira hano. Rero urumva niba ugiye gupima muri prise ho mu Rwanda birazwi ko dukoresha 220. Urumva hano dufiteho 2, 20, 200 na 750. Ntabwo ushobora gupimira hano muri 200 kuko tuba dufite 220 mu rugo. Urumva appareil yashobora guhita iba yagira ikibazo. Icyo gihe ushyira muri 750 ubundi ugapima ya AC yawe. Tukagira noneho hano hariho F. Iyi F ni unity ya capacitor. Capacitor zigira unity ya farad. Ariko hano capacitor ntabwo dukeneye kuzipima cyane buriya akenshi, kuko capacitor iyo yapfuye ni ibintu rero ukabibona n'amaso, ntabwo ukeneye kubipima cyane. Ahangaha reka tuhasimbuke kuko ntabwo dukunda kuhakoresha cyane. Tukagera hano hariho A ariko hariho ka karongo kameze nk'akanyurogoto. Ahangaha naho dupimira current. Current ni ukuvuga ngo ni ingano y'umuriro ibikoresho biri gukonsoma cyangwa se ibintu twacometse ku muriro birimo birakonsoma. Icyo gihe rero iyo tugiye no kwipima urabona iyi ni current ariko ya AC, kuko kano karongo kameze gutya nicyo kintu gasemboliza AC cyangwa se alternative current. Dukuramo ino probe mu gihe ibikoresho byawe uzi ko ari ibikoresho bikonsoma cyane, ushyira hano muri maximum 20. Mu gihe uzi ko ari ibikoresho bikonsoma gake, urugero ni nk'itara rimwe ugiye gupimira current rikonsoma, icyo gihe ushobora gushyira hano muri izi milliampere. Hano ni milliampere 500 nizo iyi poti ikorera. Urumva ari nk'itara rimwe washyiramo hano. Ari mu gihe uzi ko ari ibintu bikonsoma cyane ushyiramo hano muri 20 kugira ngo appareil itaza kugira ikibazo. Icyo gihe urumva hano ushobora gupima hano iyo tugiye gupima current, urumva utuzana ugashyira hano muri 20 ugiye gupima current ya AC, kuko urumva ugiye gupima wenda amatara acometse ku muriro. Iyo ugiye gupima current ya DC
bitewe n'ahantu wenda ugiye gupima, wenda niba ari nk'ibintu bicometse kuri batiri wenda y'imodoka, urumva naho ukoresha hano ni iyi ampere ariko iriho ka karongo n'utudashi munsi yako, niho wa adjustinga ujyana niba ugiye gupima iziri DC ariko ukaba ukeka yuko ari nyinshi, icyo gihe ushyira muri 20 kugira ngo wirinde ko appareil yawe yashya, kuko buriya gupimira mu ngero zo hejuru ikintu bigufasha n'ubundi nta kintu biri buze kuba kandi kwereka mezire neza nta kibazo. Niyo mpamvu ya byiza iyo ugiye gupima ahantu ukaba utarishuwa neza, ushyira mu ngero zo hejuru cyane, appareil itangiye kukwereka imibare ukabona ikwereka imibare, uhita umenya range birimo, wenda ukaba wagenda ugabanya kugira ngo uze kubona imibare yuzuye n'ibice byayo ku ruhande kugira ngo uze kumenya exact value z'ibyo bintu uri gupima. Tukaza kugiramo n'utu twenge twinshi, ngira ngo hano muri kutubona hariho twenge twinshi cyane turiho amareta ku ruhande E, B, C, E gutyo. Utu ngutu twagenewe gupima ama transistor, ariko ntago ama transistor kuyashinga muri utu twenge ntago biba bikenewe cyane. Icyiza dushyira andi hano muri diode check function, ubundi tugapima transistor. Nzabereka uko tuzipima dutangira kwiga ama transistor. Ngira ngo byari ibyo ushaka kumenya kuri digital multimeter yawe. Ngira ngo naberetse uko iza imeze, niba multimeter yawe nshyashya, naberetse ibintu iba ifite, naberetse n'ibyo igenda ipima bigiye bitandukanye. Rero mu biganiro byacu by'ubutaha tuzagenda none turebera hamwe ama component, kuko ngira ngo ngo twamenye noneho uburyo ushaka kuyapima ukoresheje iyi multimeter. Wagenda kuyibona ku batekinisiye benshi, ariko kibaza iki gikoresho gikora gute, kumuna umutekinisiye umubona akaraga agenda afata izi probe agenda ashinga kuri board gutya ntumenye ibyo ari byo. Rero ngira ngo ubashije gusobanukirwa iki gikoresho ibyo gikora, noneho ubutaha twazatanga kwiga ama component noneho tugenda tunayapima kugira ngo tugire ibyo tumenya. Kuko kwiga component ariko utayipima, uko nababwiye wenda amadioide turayapima, transistor turazipima, ndetse n'ama IC turayapima, ndetse n'ama resistor. Urumva rero byose kubyiga ariko utari kubipima ngo umenye wenda n'amamezire runaka agenda abonekamo, ibyo ngira ngo ntago byafasha. Rero no muri rwego navuze ngo duhere kuri multimeter tuyisobanukirwe, ubundi tuzabone gukomereza ku ma component. Ubutaha tuzahura twiga ikintu cyitwa resistor. Tugushimiye twabanye muri iri somo ry'uyu munsi. Niba ugejeje ahangaha uri kureba isomo, kanda like, ukore share, ndetse ujye muri comment uduhe igitekerezo cyawe, nimba ari n'ikibazo ufite ube wabaza. Naho ubutaha, ciao.